Icyambere nagukundiye ko uri mwiza. Siko? Kwisura. Kwisura. Ubwo mu mutima ho sinari kwagira ngo ndamenyaga ibyaho. Warasenze. Gusengaho nasengeye umugabo nkuko nikintu. Ntabwo namusengeye kubera kumubura. Oya, nasenze Imana. Oya, nasenze Imana none iza nk'umugabo mwiza. Kurumva? Please no umukristo. Uri Imana izayishura cyane. Izayishura amasengesho Imana yarakwishuye. Umugabo. Ariko nakubwiye ko nabuze umugabo. Nabyumvishije. Urageze wese nabyumvishije. Urenze naje kubona abantu batashuka. Ari ukungeze imuhira nyine ndi kureba video ko byagenze kwintu byose bimeze. Ariko muri saa sinabwiye ati runaka namubonye mu rubanza kwandi. Nyine nibike nabonye. Njye ko ndi bukigiye wamaze kunyambika impeta gusa. Amaraje ejahe. Wamaze kuyikwambika ndasohoka. Wamaze kunyambika impeta none njyewe wamaze kunyambika impeta abandi basanzwe bambika abandi impeta bakagira bagahoberana. Ariko wamaze kunyambika impeta wamuwitaza. Ni byiza nkuko iyo ubaye umuntu ukaba responsable w'urugo runaka cyangwa se urugo rwawe. Noneho bigoresha gukura mu bitekerezo mu bwenge. Imuhira we, imuhira we, imuhira, 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 sinyo, imuhira, imuhira ni heza, sinyo. Urashaka kuba amakuru meza, urashaka kureba ibiganiro byiza, kana Imuhira studio. Twongeye kubaramutsa abakunzi b'Imuhira studio. Amahoro y'Imana bane namwe mwese aho muherereye. Twagarutse kandi nkuko mubibona aha ni kuri Imuhira studio. Urakaza wowe ushitse hano bwa mbere kuri iyi chaîne tuguhaye kaze. Ibikorwa ni bya bindi twakorera buri munsi, ni ibikorwa byo kubibutsa umuco, amateka n'ibindi byose bijanye n'indangagaciro zacu n'umurenge. Hanyuma uyu munsi nkuko bisanzwe rero murabona iruhande rwanje ko hariho madame nako araza kwivuga neza, ariko murabona ko ari urubavu rwanje, numufasha wanje agira kabiri. Nari mfite undi mufasha n'ubundi acamufite. Umufasha nta undi n'umwuka wera ndabiza abantu kera mwatangiye gukeka ibindi. Umufasha n'umwuka wera nari sanzwe mufite. Noneho madame rero naraje bamufasha ugira kabiri. Nuko rero hanyuma turabiyegereje, hanyuma turabaramukije aba diaspora, turamukije abari impande zine zose zisi. Abadukurikirana, abatuye muri Amerika, mu Burayi, muri Afrika, ahantu hose ubu uri ku mugabane w'isi turakuramukije. Ugire subscribe wowe utarayikora. Hanyuma rero tugiye gukora ikiganiro n'umufasha wanje nkuko nari mbivuze. Nuko eshanje gusa tugiye kweshanje ibitekerezo tuganira no mu bapresenta abakunzi b'Imuhira studio. Mwari mumenyereye hano kuri Imuhira studio ndi njyenyine, kandi mbere nakora ibiganiro nihishe, ngira nibwo bwa mbere nabaje kuri kamera. Mufasha ibyo twabivuganyeho. Ni nk'aba pasiteri azabanza guhaguruka akabanza gusaba umugore imbabazi ngo agiye ngo kuvuga ngo ibyo batavuganye na madame wiwe, ngo ariko ngo aramubabarira. Ariko ibyo twabivuganyeho na madame arambwira ati ngomba kuja ahabona abakunzi b'Imuhira studio bakambona, hanyuma tukaganira turebana amaso ku maso. Hanyuma rero reka banza bibwire nkuko tubikora hano kuri Imuhira studio. Arabibwira mu kinyamurenge kuko niwe. Hanyuma urabibwira ari ukuntu nyine abanyamurenge bibwirana. Nawe urabizi uri umunyamurenge, urumva urabibwira nyine, urababwira ese ni isunduza umuvuga. Papa sinuvuga. Oya, uravuga aho wavukiye. Urumva uvuga umurara wawe. Uvuga aho wari uba muri Kongo. Uvuge nimba uri umwishwa w'abaki. Siko? Gusa. N'umwuzukuru w'abaki.
sawa hanyuma rero icyo tugiye gukora reka ndi kumva hari akanyota wanza utora akantu nakuguriye ako ni akawe tugira rasante ko utabuvuga nganyugururira nakuyugururira naje niyugururira tubanze twica akanyota nkuko hano turaza kuganira dufata akantu murabibona abakunzi b'Imuhira studio ibi byose ni imigisha ibi byose ni imyezagiro wacu iyo byamunaniye nafunguye kare wafunguye none ahubwo niyo utafunguye okay naherutse kare uri kumbwira ngo duhindure ushaka kumwaka reka wese nta kibazo kagaka oya reka wese akari ko wari ushaka kare yambwiye ko ashaka gufata kano kantu ntiyananiye fata yakunaniye kugurira iyi ni fanta turi kumwe n'iyi ni fanta murabibona zose ni fanta none murabibona abakunzi b'Imuhira studio turi gufata udufanta hanyuma rero nabibwire nkuko twari twabivuze bivuge mu kinyamurenge tubone kuganira yego murakoze cyane hama ku mazina nitwa Samaza Aime Nadia ndi umusinga nkaba umwishwa w'abanyabyinshi se n'ikindi hajya wari utuye muri Kongo nari ntuye ahantu bita Mucakira cyangwa Mucarama ni Mucarama cya Rugombo ni Mucakira okay sawa wavuye ungana nka gute navuye ndi umwana mutoya sinibuka nuba nari mfite nk'imyaka 2000 twavuye 2007 wari ukiri muto nari nkiri muto nyine manake nashatse umumine bisigura uko nguko nese n'ubyumva utazonkobereza ugatuma polisi imfunga nyabona osaga akantu kararyoshe cyane wowe akumwe kameze gute kararyoshe sawa okay turakwegereje rero hano kuri Imuhira studio ariko wari utaramara kwivuga uri iki cyanje nkaho nanibagiwe buke sindabimenyeraga narimenyereye ndumye ubu twabaye babiri uyu iruhande rwanje ni umutware wanje okay urakoze cyanje twabaye umwe ku itariki 20 mu kwezi kwa kangahe ntabwo nibagiwe ubwo twabaye umwe nkwiye kuvuga ijambo rimwe nawe ukavuga irindi nese si ugufatikanya muri byose yego none se ari ubundi bumwe butandukanye twasezeranye pasiteri atubwiye tuzonyangana kugeza mu ijuru bisigure yuko hano ku isi no mu ijuru ibyo narabivuze warabivuze uri si yoza na video nari mu bukwe barabyumvise kugeza mu ijuru turumva none ga hano mu isi kuye kuzumvuga ijambo rimwe ukavuga irya kabiri kuko twamaze byo babyita ngo wahazanye Yesu gwaza n'ugufashanya muri byose hanyuma urakoze cyane kwibwira abakunzi b'Imuhira studio ubu bamaze kutumenya turumwe numwe nanje uyu niwe mufasha wanje nkuko natangiye mbibabwira duheruka gukora urubanza hanyuma neskiza ku bakunzi b'Imuhira studio twari tumaze igihe kirenga amezi ngira yariko aje kugera kuri ane tudakora mutabona video amaposta yacu hano kuri YouTube nta bindi twari duhugiyemo twahugiye mu zo gutegura urubanza murabizi urubanza ntabwo ruba bworoshe ruba rugoye cyane kuba atararukora umuntu iyo atarakora urubanza azavuga ati njyewe nk'igihe cya mariage yanjye nzayikora nko mu ndege cyangwa nyikore nko mu bwato naje niko nakaza niyumvira niko nakaza mvuga kuzabiyumvira kuzagukorera njye nukuri ntakubesha nakaza mvuga ati mariage yanjye itabereye ku kibuga cy'indege urumva izabera muri Tanganyika hagati mu bwato esebereye
noneho aho icyandagaje gaho yaje kubera uretse no mu buterere ni nahantu nyine hameze ukundi nyine ariko ntacyo hari habaye muzabona video y'urubanza hano kuri IMUHIRA studio muzakurikirana abataragize amahirwe yo kuhaba n'abayifuza kureba urubanza uko rwagenze tunashimira abakunzi b'IMUHIRA studio mwebwe mwese ku nkunga yanyu ari inkunga y'amasengesho mwaradusengeye narabibandikiye hano kuri IMUHIRA studio babwira ko dufite urubanza ariyo mpamvu tuzomara igihe tudakora hanyuma mbasaba inkunga y'amasengesho hariho badufashije mu masengesho hariho abatuvugishije biciye hano kuri IMUHIRA studio batubaza aho urubanza rugeze turabibashimiye cyane hariho batanze amafaranga yabo ku rubanza rwacu turabashimiye cyane Imana yo mu ijuru bamugisha nta kindi tuje kubashimira hano na madame n'ikindi tuganira nk'ibi bisanzwe nyine hanyuma namuba presenta wa madame muzamubona kenshi hano kuri IMUHIRA studio siri rya mbere iri ni irya mbere ariko ntabwo ribaye ijya nyuma kuko n'umufasha wanje ategerezwa kumfasha no muri byose no mu byo yasanze ndi gukora byose tugafashanya ubu rero mugiye kuzaza mumubona hano kuri IMUHIRA studio kenshi uzombazanira ibyiza bisumba ibyo wakeze ubazanira ibyiza bisumba ibyo ubwo ni ibihe birahari byinshi niba bivuge twumva bivuge abakunzi b'IMUHIRA studio tugiye kuzoba twategurira prank buri munsi rero wigeze ubazanira prank mwese nari kwizana ndi jenyine kayikorera wari kuzoyikorera wenyine mwumva ibyo ari kuvuga ko bitumvikana abakunzi b'IMUHIRA studio aracyari mushasha n'umugire ikibazo kubera yuko abafana n'ubyo kuvuga bose bafanangiye kubatwara bazaba banje uzabatwara mu mfuko w'inani se oya w'ikoti ntacyo nzabatwara mu mfuko w'ikoti nimba bishoboka mwumva ko ibintu byose ari kuvuga tujuru ko nta kamaro kabyo bifite akamaro nije n'ibindi kuvuga aha maze kubwifite wewe kuravuga uracari mushasha nariko ngupresenta kwanza abafana ubushashaga bwashize n'ubwitonzi bwashize ubusinkiro none urashaje ndashaje kandi wavuze ko wavuye muri Congo Demise tururuhinja n'isizo bisigura umusaza urumva ko n'ubundi byo ari kuvuga nta bihamya bifitiye reka dukomeze nkuko bisanzwe twari twadushimira abantu uyu ni umufasha nkuko nari mbibabwiye muzamubona kenshi mu gihe mutazambona hano kuri IMUHIRA studio mukamubona muzamushigikire kuko niwe jewe ntimukibaze ngo ese nagiye he ngo cyano nayigabye wapi vraiment turi kumwe n'umufasha mugenda hari muzabana abasusurutse ibintu nk'ibyo n'ikindi nkuko yarabivuze turi kubategura amaprank hano kuri YouTube muzagenda mukurikirana amavideo yacu menshi hangaha kandi muzadusapotinge dusabye support yanyu nkuko mwari musanzwe mubikora ubumwe butera imbaraga kandi ni prank zirimo n'inyigisho zirimo n'ibindi byose no kubasusurutsa buriya ubuzima bugizwe no kwishima utishimye mu buzima nta buzima wowe ufite nta nico wowe umaze hano ku isi utagize ibyishimo hano ku isi wo kwiyahura kuri ubwo rero tuzafatikanye cyo twiyemeje no kubasusurutsa tugatera inkoro tukanezererwa tukishima twese hano kuko ni igihe gitoya twese tuzahurira iwabo wa twese byose cyane kabisa nkuko bimeze urubanza rwagenze neza nibwo tugiye kubabwira ko nimwe mwarukoze abakunzi b'IMUHIRA studio nk'udusha nyine twagiye tubonera mu rubanza turahari ntitwobura sinzi nka mugenzi wanje nimba sinzi nka mwene data nimba udusha yewe barabonye nta dusha ntatwo nari mpumirije gusa nibyo nari ntangiye kubwira abantu wewe nk'ubu utarakora ubukwe wakeze wumva ko ubukwe bwawe buzaba ari ubukwe bumeze gute cyangwa wumva ko uzoshakwa utarabonana naje uzoshakwa n'umuhungu umeze gute ni ibibazo bibiri ibibazo biragoye bigoye kumva bitagoye oya icyo cy'ubukwe cyoco kuko nawe wabivuze mbere
ntawe utazifuza yuko ubukwe bwe buzogenda neza cyangwa se nyine buzoba burenze ari ubukwe bane uzumva nyine nunatashe n'ubukwe bw'undi muntu uzishe ukavuga ati buno bukwe nuko bwagenze tubazabura nyine ikintu bakiritika tugakiritika ibyo tukiritika ariko ukavuga ati bwanje none ubwo buzaba burenze ariko iyo wageze mu kintu niba uzubifata nyine byose yuko ari nk'ibintu bisanzwe nyine ibintu nk'ibyo ukavuga ati kumbe nabyitaho ibyo twitwa ko bikomeye noneho ugasanga nibyo nako byoroshe ugasanga nibyo bikomeye gusumba nyine ibindi byose ariko wumva ko ubukwe buzaba nka gute ubukwe bwawe buzaba bumeze gute numva nyine nguko utaratangira kubutegura nibyo nakubwiye naze numva ubukwe bwanjye buzaba ari ubukwe burenze burenze busumba ubundi bwose bwawe burenze mwirango se cyangwa burenze oya nyine bwiza cyane ubukwe bwiza se busa gute busa neza n'inzobe bwirabura n'isonga muri kuntahura ariko abandi cyo barantahura sindaguhabwa neza uraza kumva uga nta kibazo sindaguhabwa ngayo uvuga neza bumeze neza nka utangaga example nyine nyazi ariko ntekereza nkavuga ati ubukwe bwanje burashobora kubera ahangaha nkavuga ati nkagaritse runaka ihenze cyangwa se bizobamo kino kintu hari bimwe byabaye ibindi ntibyakunda kandi apana kubw'impamvu z'ubushobozi ahubwo kubw'impamvu z'umwanya iminsi yabaye ubusa wewe nico ngicyo amara kumva ko uzoshaka nk'umugabo umeze gute ku umugabo icambere umugabo muremure nk'uko kwaje nyine byose nyine byose kuri wowe manake bakurebe wewe ibyo nifuzaga kuri wowe nibyo naronse byose ubushize hariho abantu nabwiye ati umugore wanje yari yaranyeretswe ndaraza kumutereta imana yari yaramubwiye ntabwo nakweretse hari ukuntu wifuza kujya kwifuza kwawe imana ikaba ariko imana yari yarakubwiye ariko Imana ntiyambwiye ahubwo nuko nabyifujije Imana yavuga ati reka umwana wanje muheze ibyo yifuza kandi kujya kubaka ntabwo ari ikintu cyoroshye ni ikintu nyine kigoye kandi ikintu umuntu afatira umwanya akagisengera kugira mu muzoro nk'umuntu muhuza n'ibintu bitoroshye ariko warasenze gusenga aho nasengeye umugabo nk'uko ni ikintu ntabwo namusengeye kubera kumubura oya nasenze Imana oya nasenze Imana none iza nk'umugabo mwiza kurumva amplis none w'umukristo kurantegeye umuyumbe nk'uko umuyumbe no Imana ibikora kurushirizaho kurumva eko urakoze cyane kabisa ndumva ko uri Imana izayishura amasengesho Imana yarakwishuye umugabo ariko ntabwo nakubwiye ko nabuze umugabo nabyumvishije uregereza wese nabyumvishije wasobanukiye gusa nasanze nyine wari warabifatiye umwanya Imana uko yari yarakunteguriye nuko noneho rero twinjiye mu rubanza nyirizina njyewe ndakubaza nawe nugira icyo ushaka kumbaza urambaza nta kibazo mbaze ariko mbaze ibyoroshe kubera yuko navuze yuko ibyinshi nje mu rubanza ntabyo nigeze mbona kubw'impamvu nyine iyo uri umugeni navuga yuko ndango ni nk'igitambara kiba kiri imbere yawe ntuzunabone n'abantu cya kindi cyari gikingirije ahera usanga kubera nje naje kubona abantu batashe ubukwe ari uko ngeze imuhira nyine ndi kureba videwo uko byagenze uko ibintu byose bimeze ariko muri saa sinabwiye ati runaka namubonye mu rubanza rwanjye nyine n'ibike nabonye murabyumva ibyo nibyo abantu benshi abageni benshi bakunze kwitwaza ngo ntibabonye ngo ikintu ngo bazasa n'abahumirije njyewe nari nganuye ahubwo nari no konsiriveya n'abaprotokole Imana imbabarire gusa ariko njyewe nari vrema byose narabibonye sinokubwira ngo mu rubanza ngo yego stress ntiza zibura ariko ntabwo jewe nagize stress zirenze ku buryo uvuga ngo hari ibyo ntabonye nese ibintu byose byabaye mu rubanza igihe wari kukata gato ntabwo wabibonye igihe nari kukata gato
njye nakubwiye ko nta kintu nibuka habaye iki ntabyo nabonye nakubwiye ko narebye amafoto video sindagiye buriya rero muzamugerageza mwikuremo stress abantu bacu abantu bimuhira studio buriya nyine ibintu byose nuko ariko ibintu byose ni Imana kabisa Imana izi kumaramo na stress zigashira nkuko yabikoze kuri jewe ndayishimiye cyane ingero y'icubahiro naho stress warufite wacu yandamitse ikiyiko igihe yamaze gukata gato ikiyiko kitariho gato andamika ikiyiko kitariho gato urabeshye nasama nanje ariko nasama nzi ibyo ngiye kurya kera nabonye ko ari ikiyiko cyonyine ahubwo nte wakibonye nawe ko ari ikiyiko cyonyine oya je narakibonye stress kwa tuzisangiye oya je narakibonye ko ari ikiyiko ndavuga ati iki kiyiko reka nasame ndebe uko akindamika nyine ajya nje ukindamika divorce direct yariko yitiba ntabona uko uzongaburira ibiyiko gusa ntabona uko uzongaburira ibiyiko nta ibintu nyine abantu barabyumva ko nyine wabigenjeje ariko ko nta kari gaciyemo ntazo yakoze yarantamitse gato nini gusa ico cyo muzobibona no muri video ijya gato isaba kabisa kwasama uko kose ebani hamwe ni umusaye nk'ugera ndahanga ndayanga sinayanze dino kubwiye ko nda bintu byinshi nanibuza ariko kubandamitse gato nini muri reception ora muri dote nje nakubwiye ikintu nibuka gusa nibyo wanyine muri dote wantamitse gato nini oya muri dote kana n'ubu aracyafite stress ndahame dote nibwazagira gato muri dote ndagato yari ihari uko urumva muri dote nje ntabwo nibuka ikintu nibuka muri dote nje ko ndibuka igihe wamaze kunyambika impeta gusa amaraje ejahe namaze kuyikwambika ndasohoka wamaze kunyambika impeta none njewe wamaze kunyambika impeta abandi basanzwe bambika abandi impeta bakagira bagahoberana ariko wamaze kunyambika impeta wamuwitaza wamujankari ndavuga ati suya baye gutarampindutse kera n'umwana akwizo si ndumbeshe tubindi ibyo ntazo nabonye nukuri muri tote muri namaze kwambika impeta we naraguhobeye ntabwo yigeze umhobera ayiwe arumeri sinamuhobeye ntabwo yigeze arabivuze naraguhobeye ntabwo wigeze umhobera naramuhobeye n'ukuri ntabwo wigeze umhobera byemeye okay dupingira iki hano kuri tuzajya kubaza abafotographe oya pana ku video ntihari pingana mupingira iki njewe pingira 100 z'amarundi so naje mpingira imbombo oya imbombo ni 100 kumva biwi je nayipigira umuntu apingira icyo ashaka pingira nawe ikintu cy'amafaranga menshi cy'amafaranga okay nimba ari ihuzu cyangwa ikindi kintu nyine nawo okay naje mpingira 100 kandi uzobimpera hanyine kuri muhira studio babona uko wabyishuye uzotsinda wabo azobizana muzotubera abahamya na video mu minsi mike turayibashiriraho sawa ya mariage je naraguhobeye tuwampobeye twabipinze ntacyo okay uko ndi kwibuka kuntu naguhobeye nk'abakirisitu k'abantu bari kuja mu ijuru cyo ndakizi naguhobeye nk'uko siko nyine nibyo nanjye nakubwiye warampobeye ariko ntiwampobeye nk'umuntu umaze kwambika impeta kurumva abamaze kwambika impeta bazahobera gute nyine ni nko kwakira umugore wawe ukamuhobera nyine ukamwakira ariko wowe utanga distance kaho uri guhobera na sohoka ibyo bintu nibyo wari wazanye bishasha ariko oya si bishasha niko bitegerezwa ariko nkatwe twarerewe mu nzu y'Imana nise twe twarerewe nkatwe abapantekote cyakoze niba aya kabisa ni iki kindi wibuka se nje nakubwiye ko ari icuco muri dote muri reception nta kintu na kimwe nibuka harimo abantu benshi muri reception nico wibuka gusa nyine sinazi ndeba mu bantu mbona abandi kubyibuka nizihe nama utanga se nko ku bantu bimirije amamanza nama utanga ku bantu bimirije amamanza nuko bogabanya stress noneho bagashyira Imana imbere hanyuma bakikora stress bakazishyira inyuma hanyuma bakizera Imana kurantegera bakikuramo n'ikintu cy'ubwoba none se ikibazo urashobora gukoresha n'ikintu utagize tukira utarutegereje gukora oya tukira wavuze ngo bizere Imana
ngo bashira imana imbere stress bazishira inyuma ubwo wewe igihe wari ufite ubukwe uko watubwiye ko wari ufite stress nyine n'ubwoba ubwo kubera ikibyo bintu utabikoze waza kubwira abandi ngo nyine umva mubwire iyo ikintu cyakubayeho niwe ukimenyera isomo yacu noneho ukaba wogifasha undi muntu kugira ngo undi muntu nawe kizamufashe bivuze ko wowe igihe wari gutegura ubukwe washize stress imbere uyahaze imana uyishyira ikurikira stress kwizera kuza n'imana yari imbere kurumva mutegera kurantegera nawe n'imana yari imbere kurumva kandi ntacyo nari mbuze unarebye nari mfite n'abantu benshi bafashe urubanza kurumva ariko nyine kiye kintu gusa gutekereza ati mfite urubanza hamwe n'abapeti yo kuvuga numvaga ngo abageni nyine ngo umuntu ari gutegura urubanza mu byo kurya bizayimunira mu bantu bagira ngo abapeti ndango ndi uwambere urabizi ariko ibyo kurya byakiza binanana shike no ku meza nkamyumva nta peti ibyo kurya mfite byarananiye naho mu rubanza kure stress naho mu rubanza warariye byarananiye sinigeze video bazayibona vugisha ukuri bazayibona nyine kuvuga ukuri niko oya mu rubanza ho mugeni bitegerezwa nyine kuko umuntu yarura bukeya kubera kuko abakira umugeni kurantegeye abantu bose nibo baba bari kureba mu rubanza ntabwo wita warura nyine nk'ungene wari usanzwe warura umuvumvyi aho ngaho none se tuzobishireho nibiki wa unarura n'isaha uzobishireho byose nze na taso ni bigutera abe pi sawa ntaso ni bintera umuntu utarariye nzi nijeyo umuntu utarariye ahubwo nyine umuntu wariye ni wewe wowe nikoze kwambura n'ikiye mwisa jewe n'ukuri mu rubanza sinariye no mu bisanzwe je nsanzwe njya gake abakozi muri studio barariye gake kawe usanzwe ugiye kwariye n'ujya mu ahubwo umunsi urubanza warushidije amapeti wari ufite ntiyarasanzwe ni kiye gishasha wabonye mu rubanza gishasha nabonye gitandukanye n'ibyo wakeze utekereza nakize nageze nibyo navuze ngiye ko nakize mbitekereza igishasha wese wate bakazumva ko ibintu byose nyine ari ibisanzwe watasha amakwe menshi ukabibona ariko wowe ukabona ari ibisanzwe mu rubanza rwawe niki wabonye igishasha cyangwa umuntu w'umugabo uvuga ko ari umugabo oya nakubwiye ngo nje ibintu byose navuga yuko byambereye bishasha kubera yuko iri hajya imbere kurumva uzubona ikintu cyose ari gisa baze kuguha ikibiriti ngo watsega ni ikintu duhora dukora buri munsi ariko ikakunanira cyarakunaniye wewe oya nje cyananiye nagize amahirwe ndabishobora nje cyarakunaniye nyabona ariko kubesha sinani video izojaho izaje cyo sinogipinga nkuko sinandi bazakwita umubeshi oya icyo cyo ndeka ndakigipinga sinankibuka neza nimba yarananiye ariko ndamoniwe cyananiye kwatsa oya nje ikibiriti ntabwo cyananiye kwatsa vraiment bazabibona n'umwambo umwe ndese nibuka nakubise bucya kiba kirafasha ndese nibuka neza nubwo twasimbukiye mu rubanza ariko byose bifatikanyiriza hamwe kutuzana ibyiza umunsi wa mbere umbona wibuka ko wamboneye hehe wambonye gute umunsi wa mbere nkubona siko ndabyibuka ko wacigiye kirekire cyane nti wambonye cyane nti wigeze umbona bwa mbere oya narakubonye narakubonye gusa nibuka yuko nakubonye mu muhanda uri kugenda umuhanda ndi kugenda n'amaguru cyane nari ndi muri modoka wari kugenda n'amaguru uransarishirije oya simusarishirije wari kugenda n'amaguru je ntabwo nigeze ngenda n'amaguru kuva nashika muri uno mujyi nzetegega rero usanga ari iruhande y'iwanyu sinzi iruhande rw'iwacu nari nambaye iki wambaye icyo ni ikizamuhaye nawe none wikubaza reka naje kubaza umunsi wa mbere wambwiye ugume mpuze umunsi wa mbere uze kunteretana nambaye iki uwo byibuka ndabyibuka byose nanambaye iki n'ifoto ndayifite nanambaye iki naragufotoye wari wambaye agakanzu k'igitenge amakanzu y'igitenge ikanzu y'igitenge nimba ari gihaba kwanza tuzobitumiza warizane tugereka abakunzi b'imwera studio irimo bleu ntakanzu irimo bleu oya ntabwo ari bleu nk'iyindi bleu yijimye y'igitenge abantu bakuzi bararizi na cyane iyo kanzu urarigira n'ubu ahubwo uracarigira none
ntabyo ngira iryo kanzu ni ukuri wari urifite iryo kanzu ry'igitenge kuko ntiwabyibuka nakeza nakubwira ngo ni byiza bya bindi byo kwivugisha rero umusore ngo kanzu ni keza mu Bufaransa kandi atari na keza ikanzu nari ngira wari ukunda ni ikanzu rya ntabwo ari rouge nari nkunda nakaza njyambara se Yesu waje uyu ndogeze ujyambara gusa nyine nakaza njyambara kwambye ngo kanzu bizari kubera Niri. Ariko si. Nisi kanzu. Nisi sigura ko iryo kanzu n'umubwirigira. Nta n'icyo ngira gusa no kugira ngo ribaye. Twakunda imyaka 2, twakoze ubukwe twakuje imyaka 2. Ariko ako kanzu wakibutsa. Oya ako kanzu k'igitenge kuko ntabwo nanyibuka. Tuzoja ugashaka. Icyo nzi cyo ndikarashira. Uracyari. None agakanzu k'imyaka 2 n'ubundi ndacakagira. Ni ukuri gafite. Kandi gasi blague, uragafite nzakora recherche. Sawa. Niko nibuka ni kamambiri. Kamambiri ya Bible. Oya pana ibo bene zo bakobwa ni. Abakobwa. Numvise ko mbitsinda. Kwambara makamambiri. N'umunyine usanga nari nyambaye. Kamambiri ni kamambiri. Timugira nibifunze. Je nibyo rero nibuka. Numvise ko je nkibuka. Ni umunsi wa mbere nkubona. Kumva? Zuba. Wamboneye. Nakuboneye. Nakuboneye je ndi mwivuga butumwa. No. Cyo singanje imbere ivuga butumwa. Cyo wari ukiri umwana ntiyo bimenya. Bakunzi muri studio igihe cya mbere nkubona. Nakubonye mu ikanisa ry'iwanyu naje mwivuga butumwa. Cyo wari umuririmbyi. Naje ndumuvuga butumwa. Nakubonye uri kuririmba ariko kubona nyine nk'ibisanzwe. Sinahise numva nyine kuko nje nari umuvuga butumwa kandi cyo gihe nari nkunzwe cyane n'abakobwa benshi. Kumva ko nyine zoshaka nk'umunya-Ethiopia kazi cyangwa umuzungu. Mariage ikabera nko mu nyanja muri Tanganyika cyangwa ku kibuga cy'indege. Niho numva ko mariage bubera. None biza gupfa gute? Ibyo bya bindi ngo yanapanga. Igakora kundi ko wa mugabo twakoranye ahangaha kuri muri studio yavuze umuntu azapanga iby'Imana nawe igapanga ibindi byayo. Ariko buke uko iryo kanisa nakomeje gukorera ingendo zivuga butumwa niko nakomeje nguhabwa. Numva ko ndaguhabwa muri jewe. Manake bisigure ko abantu iyo baje kuvuga ijambo ry'Imana cyangwa se baje mwivuga butumwa bisigure ko nyine nk'abantu bakira abajene baba bafite n'ikindi kintu kitari cyo gusa. Siko navuze urababeshe jewe none se baba basize amaso. Urabivuga ko basize amaso mva mubwiye ntibaba basize amaso kurantegera ariko nyine iyo uri umuvuga butumwa wita ku ijambo nk'uko waje guha abantu umugati w'uwo munsi. Okay, by'umugati byo ni ibindi. Umugati no mu gatondo nta mugati nari nazanye ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana gane nk'umugati. Ntuzi ko ijambo ry'Imana riza rivugwa ukamara hafi iyi ngo byose udafungura. Utagira ibyo kurya byano ku isi. Ugira ijambo ry'Imana. Ibyo warabikoze si iyo experience warabigize. Cyane. Wamaze ngutajya. Birashobora no kurenga gusa nyine sindi kubivuga kubwo kwihaya. Nkuko nije nzi ibindimo. Kandi Imana yaravuze ngo se yavuze gute? Yabwiye. Imana niko yavuze. Ibwo ninde yabibwiye? Sinzi yabibwiye ariko nibaze yuko urakabije nawe. Iryo jambo riba ariko. Kurumva? Tureke kuyerekana marake tureke kuba n'ubivuga injyajya iki. Nyine njewe ntabwo bivuze ntabona bivuze nshaka kwihaya cyangwa se. Ariko nawe wabeshe. Nabeshe kandi ubeshe n'Imana. Ibyo bintu wabikoze ntiwigeze umaringa utajya ngo hari ijambo ry'Imana. Icyo cyo ntwogihara nkuko twasanzwe duharira ibindi kurondegera kuko nijenzi bunini bw'Imana buri muri cyo. Kandi nijenzi aho tuduhura n'Imana kandi nijewe mbihamye neza n'umutima wanje
nimba ayo masengesho narakoze cyangwa se nimba ntarayakoze mwese kugiye kwisigura byinshi oya nuko wabizana ibyo guharira kandi icyo ni ikintu nunje no kwigenda mparira nyine nawe urabyumva ni mbwira icyiza wabonye cyo kuba umugore mbwire nyine ko wasanze inshingano zimeze ko warahinduye wari umukobwa ubu uri umugore niki wabyakiriye gute bimeze gute kuba umugore ni byiza nk'uko iyo ubaye umuntu ukaba responsable w'urugo runaka cyangwa se urugo rwawe noneho bigurisha gukura mu bitekerezo mu bwenge nyine unatera imbere unatekereza ejo hazoza ariko iyo ukiri iwanyu kwa nyuko na so ujya ukaryama nimba ari uko kwiga nyine ukiga nawe akishyura minervari nta bitekerezo uba ufite ukiri umwana uba ubifite ariko si ibya cyane naho uba ubifite uhita utekereza ati iyo nari mbonye akazi ka 50,000 cyangwa se ka 100,000 ariko nk'uko njenje nyine nta n'akazi mfite ariko nsigaye ntekereza ati sintekereza ka 100,000 ngatekereza ati wumva akazi ka 200 ka 300 kubera nyine inshingano zo mu rugo nyine ni ibintu byinshi ubona byahindutse bitandukanye nuko ukiri umukobwa sinzi rero nkawe nk'uko wabyakiriye kuba umupapa mu rugo nyine nawe urabyumva yuko ari ibintu bitoroshye ari ukirengera ukavuga ati ugomba kuba umupapa byanga byakunda nk'uko turabizi yuko twese ari ryo herezo kuba abakobwa tuzaba mama ukaba abagabo sinzi rero urakoze cyane kuri icyo kibazo reka ngo ukosore gatoya waruvuze ngo abapapa bose ngo niko baba abagabo hariho abapapa nyine byananiye byanka ko gushaka nyine kurumva bakabaho gutyo abapadiri uratsinzwe abapapa bose n'abagore abapapa bose siko baba abapapa k'umuntu aba umupapa yakwije inshingano ndibaza zo kurongora iyo warongoye ukagira abana aho ngaho ufite kondisiyo zose zo kwitwa umupapa hanyuma rero nk'uko warumbajije naje nabyakiriye neza cyane ni byiza kuba umupapa urakora nk'uko warubivuze ukora mu ntekerezo no mu imigambi irahinduka buri imigambi y'abasore ni ukubona rasiyo bakajya nyine bakaryama ariko nkatwe abantu b'abapapa imigambi yamaze kuba miremire twagize inshingano nyinshi uba ufite inshingano nyinshi iyo ubaye umuntu w'umupapa iyo wabaye muki umupapa nese uri umupapa ufite abana bangahe wewe nturi umwana nje ndi umwana uri umwana icyambere wambwiye ko wavutse uri umugabo nturi umupapa ntabwo ubana uragira kuvuga ngo uri umupapa none se ntitubategereje abana n'Imana batanga ariko cyakoze natwe umupapa nyine hanyuma rero birandyohera cyane nk'ubu ngubu no kubana n'uwo umuntu akunda ubona akunze nabyo ni ibintu bikonta cyane kandi nishimiye nta kindi kintu kiryoshye nk'icyo nko kubana n'uwo wakunze hanyuma mukarambana mukazanasazana ni byinshi rero nuvuga ariko ngerageje guhina nuko nguko muri makeya dusubiye inyuma gato nta kabazo nari ntekereje witeguye kugasubiza nta kibazo cyangwa wakibagiwe uri imbere ya kamera sinakibagiwe kurandegera ese kandi ibyo bintu nkunda kubyibazaho cyane kuko hano mu gisagara hariho abakobwa benshi cyane niki wankundiye wewe nagukundiye ubwiza mwese hano mu gisagara nije mwiza oya ubwiza ni wowe mwiza kuko niwe nabonye nije mwiza wabonye bijemo n'ibyo kunakirana ariko nta kibazo ndakunakira ndacyari kumubaza none se mvuge ko ari we mubi
oya ndacyari kumubaza muba hano mu gisagara hose bamuna avuga ati nakunze uriya mukobwa kubera ko ari mwiza sibyo wavuze oya sinari ntaramara nubwo wahise unca mu ijambo ngakomeza icyambere nagukundiye ibintu nkabingahe nuko ndabivuga byose uvuga ibikeye icyambere nagukundiye ko uri mwiza siko ku isura ku isura ubwo mu mutima ho sinari kuhagira ngo ndamenyaga ibyaho mari kubona uko uri mwiza ndagukunda mari kugukunda ngira indi etape yo kukwigaho yo kubanza kumenya basi imico yawe uba ufite ndayigenzura kuko niyo mpano ndayigiraho kugenzura yo kugenzura umuntu impano yo kugenzura ndayigira cyane mari kugenzura nawe uri umuhamya hari rimwe nakazambaza amakuru abantu mubana hafi numva imico yawe ni myiza ni imico nyine uracyafite umuco mukeya umuco mukeya murakoze cyane ku kiganiro cyiza tugiranye turashimye abakunzi b'Imuhira studio mwese hamwe abato n'abakuru turabakunda turabazirikana abafana bacu bose abakunzi b'Imuhira studio bose ku bumwe tubifuriza ibyiza ndetse turanabakunda nibaze yuko kino kiganiro cyari cyo kumpresente nibaze yuko ari uko kuva dukoze urubanza rutarampresente kuri Imuhira studio tutaranakora video ubu rero tugiye gutangira akazi kuko twabibabwiye ati tumaze kuba umwe hari igihe mutazomumubona mukambona njyewe hari n'igihe muzomubona nje ntumva kubw'impamvu nyine z'akazi namwe mubyumva ubu twabaye babiri tugiye kurushiriza kubazana ibyiza noneho mbere aho rakora ari umwe akabazana ibyiza ubu rero tugiye kurushiriza kuzana ibyiza tugiye kuzana ibyiza birenze urugero bizabanezeza mu buryo bw'ibitekerezo nk'uko twabivuze tugitangira cyangwa se mu buryo bw'ibyishimo nk'uko n'ibyishimo birakenewe mu buzima tukubita hirya no hino tugashakisha ariko wanataha wifitiye amastress yawe ufite nyine ibintu bikugoye uzihutire kureba Imuhira studio uzabona ibintu byiza bigutera kumara ry'amastress yose turiho ku bwanyu murakoze cyane bakunzi b'Imuhira studio murakoze mwe mwadukurikiranye guhera ku mwanzo tugeza tugeze ku mwisho Imana yo mwijuru bamugisha kandi mukomeze mupartage izi video zacu nibwo niyo support tubasabye nta support y'ifaranga tubasabye nayo nikenerwa tuzoyibasaba ariko nta kibazo hanyuma icyo tubasabye kuri ubu ni partage video kuyisharinga hanyuma ugakora subscribe utarayikora hanyuma ibindi byose tuzakomeza tubana ubu tugiye kubana twagarutse mu kazi Imuhira studio mwaramumaze igihe mutatubona mukomeze mudushigikire hanyuma icyo no mukosoraho ntabwo tuzorenza urugero tuzakomeza turi meme ntabwo tuzorenza iyo warengeje urugero biba bibi oya bizorushina sinavuze uko bizorenga urugero wabivuze navuze yuko bizorushiriza kuba byiza ariko wavuze uko bizorenga urugero no bizorenga hajya aho uko rurumye ubu tugiye gukora turi babiri ariko nabo barabyumva ariko ntituzorenza urugero oya reka tubaze bakunze Imuhira studio ikintu ukunda kuranegera ikintu ukunda ukagikora urumye ntuzugitunganye nkuko wowe nduranye ariko iyo mubaye abantu babiri cyangwa se abantu batatu aho navuze naho kurenza urugero ibyo byo gukora byiza uko turi babiri ibyo byo birahari tizoreka ariko ikibazo ni ukurenza urugero tuzorenza urugero kuko nawe iyo wari ukarenza urugero uzutumva buriya iyo wakoze ikintu cyose ukarenza urugero kiba cyabaye ego abakunzi Imuhira studio tusobaheza ibintu byiza kandi bishasha bikwiriye cyane ku mwanya murakoze cyane ciao ciao ibiganiro byacu nakagaruka murakoze